ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibishye mutari mukwiriye kumva kuri Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Ariko ndabizi wowe wari warakoze subscribe, like, share ndetse na comment, ibuka wongere ubikore udusupporting. Aka gacano nakanyu please, nakanyu ndabinginze, ntimudukureho ibiganza, ntimudukureho amaboko, kandi ibiganiro mwaduhaga, inama mwatugiraga ndetse n'ibindi byinshi mwadufashaga muri urugendo kugira ngo turusheho kubagezaho video nziza kandi mwari mukeneye kugira ngo zirusheho kubageraho kandi ari umwimerere. Ntekereza ko bitewe nuko ari video ya mbere ngiye kwa uploadinga kuri YouTube channel nshyashya, ntabwo nibuze kuvuga iminota myinshi, ibyo navuga birahari kandi ni byinshi. Ariko ndabakunda mwese, mumfashe umuhungu wanyu akagacana mu gasharinge ku bantu benshi bagiye batandukanye, kuri wowe uri buze kubona notification, kuri wowe uri buze kubona iyi video nakoze, ntago ndi burire. Hari abantu benshi bibaho kabakarira amarira gashoka, ariko nje ntabwo ariko biri bugende, kuko nubwo naba napfushije umuntu nta mpamvu zo kurira. Iyo ibyago byabaye tubasha kwihangana tugakomera muri byo. So mbanje kwasuhuza mwese mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV. Ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Ndabakunda, ariko uyu munsi ngarutse mfite umubabaro mwinshi, ngarutse mfite agahinda kenshi, mbibutsa yuko twagize ibyago. Nivuga ngo twagize ibyago, mushobora kuza kumva ari bihe byago twagize, ariko nagira ngo mbabwire yuko YouTube itumereye nabi. YouTube itumereye nabi, abantu benshi mukunze kutubona twicaye ku ma YouTube channel turi kuvuga story nyinshi, turi kuvuga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibintu bimeze neza. Ndabizi ko muradukunda, aka na gacano gashya rero ka Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Ngarutse mbabwira yuko badusibiye YouTube channel yacu, bayisibye. Ubu tuvugana nabyitse mu gitondo nkimara gukanguka mu mashuka, bampa message ya violence yuko ngo yuko YouTube channel yacu bayisibye. Rero sibyo gusa, reka mbanze nihanganishe brother Oscar ari muri Zambia. YouTube channel ye niyo bahereye mu gusiba, basiba iyo twita Rusaka 3D TV, basiba Diaspora TV. Niko kandi nihanganishije brother Emmy, nawe aribwera mvura ruguririya channel ye bayisibye. Wa muhungu mukunda cyane wakundaga kubaririmbira, donc nayo yasibwe ejo, ndetse banabashe gusiba indi bita Fire Empire TV, nayo yari yanjye. Iyo barabikoze Jimmy 250 rasigara, ndavuga nti ntacyo bwigiye. Ariko YouTube channel yanyu mukunda cyane ariyo Jimmy 250 TV ikaba ikiri ku murongo, nta kibazo, nta kintu bitwaye, ariko birabishye kandi birababaje cyane. Nagira ngo mbabwire ngo mwebwe mwese mudukunda, mudukurikira kuri Jimmy 250 TV, wowe wari warakoze subscribe, wari warakoze share ndetse wakoraga comment, ndakwinginze ngo garuka dukomeze tubane n'aka gacano gashya nakanyu. Ibiganiro twabagezagaho byiza, biryoshye, byubaka imitima yanyu, byubaka abanyarwanda muri rusange, birakomeje, ntabwo bizigera bihagarara. Nubwo byagenze gutyo bakadufungira YouTube channel, batubwiye yuko twemerewe kwandika nyuma y'iminsi 30 twongera tukapplyinga, byaba ngombwa basanga amakosa bari kuyirega ari ntayifite bakayigarura ku murongo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Jimmy 250 TV nta kosa na rimwe ifite, ahubwo ikibazo cyabaye nuko amarobot yo muri YouTube channel ari gusiba amacano y'abantu. Hari abantu basibiwe amacano bari bafite monetize, bahembwaga buri kwezi. Hari abari bakire monetize vuba bagiye gutangira guhembwa, ariko abo bose ndabihanganishije. By the way, nagira ngo mbabwire yuko YouTube channel kuyikorera kuri ubu ngubu nta mikino, ni intambara ikaze, ni intambara ikomeye. Nubona umuntu afite kamera agenda, afite microphone ari ku recording, ari kugira ate, nagira ngo mbabwira ngo ni imirimo ivunanye kandi ikomeye cyane. Ushobora kubibona twicara imbere yanyu tukababwira ibya YouTube, tukabagezaho amakuru agiye atandukanye, tukabagezaho inkuru zigiye zitandukanye, mukumva yuko nyine ari ibintu biri aho ngaho tu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo siko bimeze. Ndabizi neza ko mudukunda, ndabizi ko mwatubwiraga muri comment, Jimmy hindura ibi ngibi, Jimmy kora ibi ngibi, Jimmy dutumirire runaka, Jimmy. Donc ndahari ku bwanyu, n'umuhungu wanyu Jimmy 250, ndabakunda cyane. Ibuka rero wowe ubonye notification, wowe ubonye link, ukore subscribe, share ndetse na comment, kandi ikindi dufashe wifasha
burya wamfasha uyu munsi nanjye nkazagufasha ejo. Aka ni agacano gashya rero dufunguye, birumvikana ni akanyu kuba njye Jimmy ndi uwanyu, namwe muri abanjye, bivuze ko ni ibyanjye ni ibyanyu, namwe kandi ubwanyu ni ibyanyu ni ibyanjye. Ntago rero cyaho cyahutara ndeba, ntago cyahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndeba, ndi tayari kugira ngo ngufashe guhanduringa ibyo bibazo no gukemura izo ntambara zose zigenda zigaragara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Twafashe rero iya mbere duhita dufungura indi YouTube channel tuyita Jimmy 250 nk'ibisanzwe, iriya twari dusanzwe dukurikirana, iriya mwarebagaho ibiganiro byayo, nitugira umugisha ikagaruka ku murongo muzakomeza muyikurikirane, nitagaruka ku murongo nyine iyi niyo YouTube channel yanyu. So rero nagira ngo mbabwire ngo bimwe mu bintu bari guhora aba YouTubers, kugira ngo n'aba YouTubers bagenzi banjye muri buze kureba iyi video mumenye ngo ese YouTube iri kuduhora iki, kubera ikiri kudusubira amacano, kuki yamaze amacano y'abavandimwe iyasiba. Hari ibintu rero bigera nko ku 10, ntabwo ndi buze kwivuga byose, ndavuga bikeya bishoboka. Kimwe mu bintu YouTube yashingiyeho isiba amacano y'abantu nuko hari abantu ba uploadinga ibintu bifite low quality, bidafite 1080, ubwo ni full HD video, nyine bidafite video quality nziza. Hari n'abantu ba uploadinga ama video yari ya uploadinzwe n'abandi bantu ku yandi ma YouTube channel, cyangwa bakaba bakoze ikiganiro ari 2-3 bose bagakina ku cya uploadinga, icyo ngicyo rero kibari use. Yewe video ibaye use ntago ushobora kuba wayihemberwa, biri no mu bintu biba bishobora kuba byaguhanisha, YouTube ikaba yagufungira YouTube. Hari icyo twita ngo nama amanuza notification baguha, sometime babwira ngo ibi nibi ntibyagenze neza, ibi ngibi bikosore, ukibagirwa kubikosora. Hari ibintu byinshi rero bagiye bashingiraho, hariho nko kuba wabashaga kuba utambutsa video ariko mu by'ukuri introduction ya video ikaba itameze neza, ndetse abantu mwakoranye ibiganiro hakaba hari aho bagaragaje imyitwarire itari myiza, hakaba hari aho bavuze ibyo batagombaga kuvuga, hakaba hari hakozwe bitagombaga gukorwa. Ibyo byose nagira ngo mbabwire ko ari ibibazo byagiye bibasha kwamfekta ama YouTube channel ku bantu mufite ama YouTube channel. So ni byiza yuko mwigengesera mukamenya ngo ese turakora iki, turabigenza dute kugira ngo ibi bibazo byahagurukiye aba YouTubers bibe byabasha kubonerwa igisubizo. Ndabizi ko aba YouTubers benshi mubikora mutazi ibyo murimo, abandi mukabikora mu buryo bwo kwishimisha, abandi mukabikora mu buryo bwo kugira ngo mubashe gutambutsa amakuru ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye. Ariko reka mbibutse yuko atari ko bimeze. Ba maso ucunge neza izamu ryawe, utegure inkuru yawe, utegure video yawe. Mu gihe ugiye gukora video wambare neza, nibiba ngombwa wisiga utuvuta, mugani wa muvandimwe ngo wisiga utuvuta, kandi niba ngombwa ukora ikiganiro wateguye kiri ku murongo neza 100%, kuko ibi byose YouTube irimo kubigenderaho. Niba kandi uzi yuko akora video ukoresheje telefone yawe, ngo nuko ufite telefone ifata video nziza, iyo video ikaba idashobora kuba yaba HD video, YouTube ikaba idashobora kuba yayisharinga abantu bagiye batandukanye, ku buryo kumwe umuntu aba yicariye mu rugo iwe na famille ye bashobora kuba bareba iyo video kuri smart TV yabo, nta bintu by'amaheras birimo, nta bintu by'amashowers birimo, nta bintu by'uko nyine video idafite imbaraga. Nagira ngo nkubwire yuko uzaba uri mu kazi. Abandi bantu bari mu kazi neza ni abantu bari gukina amafilime yateguwe neza, amakomedi yateguwe neza, ibiganiro ariko byateguwe neza. So ndabizi ko mudukunda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibishye mutari mukwiriye kumva kuri Jimmy 250, umuhungu wanyu mukunda cyane. Ariko ndabizi wowe wari warakoze subscribe, like, share ndetse na comment, ibuka wongere ubikore udusupporting. Aka gacano nakanyu please, nakanyu ndabinginze, ntimudukureho ibiganza, ntimudukureho amaboko, kandi ibiganiro mwaduhaga, inama mwatugiraga ndetse n'ibindi byinshi mwadufashaga muri urugendo kugira ngo turushe kubagezaho video nziza kandi mwari mukeneye kugira ngo zirusheho kubageraho kandi ari umwimerere. Ntekereza ko bitewe nuko ari video ya mbere ngiye kwa uploadinga kuri YouTube channel nshyashya, ntabwo nibuze kuvuga iminota myinshi, ibyo navuga birahari kandi ni byinshi. Ariko ndabakunda mwese, mumfashe umuhungu wanyu akagacana mu gasharinge ku bantu benshi bagiye batandukanye, kuri wowe uri buze kubona notification, kuri wowe uri buze kubona iyi video nakoze, ntago ndi burire. Hari abantu benshi bibaho kabakarira amarira gashoka, ariko nje ntabwo ariko biri bugende, kuko nubwo naba napfushije umuntu nta mpamvu zo kurira. Iyo ibyago byabaye tubasha kwihangana tugakomera muri byo. So
rero ndabakunda cyane, ibuka umpe support yawe, iyo subscribe uyikoreho rwose, ukore share, ukore like, ndabizi neza ko nkunda nawe, nanjye kandi ndagukunda. Reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza, umunsi mwiza, abari mu gitondo, igitondo cyiza, abari nimugoroba, mugire umugoroba mwiza, ndetse namwe mwese mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Yari Jimmy 250, Mungu wanyu bakunda, murakoze.